yego bashiti banjye none se reka tuvuga kuri tuti iyo bavuze uburinganire ubundi mu rugo wumva iki wowe mugabo nawe mugore iyo bavuze uburinganire mu rugo wumva iki uburinganire ntabwo ari ukuringanira ngo barareshya ngo ibiki n'ibiki oya ntabwo ari ko bita uburinganire barakishe uburinganire niba umugabo akora nawe umugore ugakora ntabwo ari byo bivuga byitwa uburinganire uburinganire ni ubwumvikane mu rugo ukozuza nimba umugabo azanye 50 nawe uzana 50 nimba agiye guhaha uze ubiteke ubwo se si uburinganire niba ugiye guhaha yiriwe mu rugo ateke wese si uburinganire nta mpamvu zo kusigana uburinganire bwa mbere ni mu mutwe iyo ubyishyizemo mu mutwe basaba ariko iyo bitari mu mutwe ntabwo ntakigenda pe reka mwereke uburinganire neza mwuzuzanye ni ubufatanye uburinganire bwa mbere ni ubufatanye gufatanya nibwo buringanire you know that guys there's someone who telling us that we have gender balance but what is gender balance? Gender balance is not to balance all of us to be man or woman to have balanced head or balanced size. No. First balance is when you man going to buy something, woman she must prepare it. When the woman go to buy something else and the man must prepare it. First gender balance is from head. When gender balance you don't know it from head, you can't be in gender balance.